navuye ndahazi iyo nzara nahuye nayo kubura icyo nambara kubura icyo njya kubura uko nsura mama icyo ari cyo cyose ubundi abantu batuye Kanombe uri kubyumva nibo bantu ubundi hari umusore unzi nzunguza amayinite mu isoko kuko namagara umwagent kumwe n'ubikuru umuntu ujya kugura imyenda ugira uti yanyandikiye igitabo ejo bundi arambwira ati ubundi niwe muntu ndeberaho nkabona ko Imana ikora ubundi aba bantu birirwa nyine abanga tubana ntabwo bazi ubuzima bwanjye nk'abantu b'Ikanombe nibo bantu bazi ubuzima bwanjye rero niyo mpamvu mvuga ngo ngewe nzi ibyo narwanye nabyo umuntu adashobora kuza gukina nabyo aho navuye ndahasi nifuza gusubirayo ubu ngubu nimba nzi ko mama ashobora kurya abasaza banjye bakiga bakagira ute sabe ukagira n'abandi ufasha mbabarira rero ikintu bari kumbwira ngewe niyo ubonye umuntu ushaka guca intege mike wowe uza aho wavuye twebwe benshi tutari tuzi yuko ari kuri ya meza abenshi bagiye babona muri iyi video bagiye bayipostinga ku ma status bakavuga ngo iyo ngo kumwe ntago tuzi ko wavuye hano ndetse muragira ngo nzaze mbabwire ngo miki ngo navuye hano ngera hano oya iyo ubonye nk'umuntu ushaka kugusubizayo kuguca intege kuko iyo umuntu aguciye intege cyangwa kwangisha abantu icyo abakeneye no gusubira hahandi sabe ngiye kubwira ikintu n'umuntu wese azacyumve nta muntu uhagarika umugambi Imana yavuze icyo uzaba cyo urakiba umuntu yaguvuga yakwangisha abantu yagira ute icyo uzaba nyine nawe kijya niba icyo uzaba nawe kijya se kugikomeza gufightinga none se reka nkubwira Imana yaduha ubwenge bwo kumaza iki mite nicara ibintu byarakunze ndeke gukora hoya ngiye mu gihe Imana yantereye intambwe ya mbere izindi zose ubwo ninjye ugomba kwirwanirira ngomba kurwana ikiba cyose ngiye nkarwana ubu niki kigutera ubwo ushingiye ku nzara wagize ku bibazo wahuye nabyo ku gahinda wahuye nako ku mani ku bubabare wagize twebwe tutafiringa uretse kubibona tukagira impuhwe ni icyumva kigutera ubwoba mu buzima bwawe ngewe ikinera ubwoba buryo n'umuntu abwira ati ngewe nutagira gutya ndabigenza ntya are sabe nkunda no kubibwira abantu nta kintu umuntu yakora ngo ngewe ngo numve ngo kiri bundangize na kimwe kubera ikizi ni iki batavuze icara uvuge ngo ni iki batavuze bavuze ko nindaga kwicira umwana bavuze ibintu byinshi nta kintu na kimwe rero bazaza kuvuga ko none ngewe niyo umuntu yayicaye akamvuga nabi ndaseka tu kuko nageze aho ngaho ndabyakira